gikomeye mwahangaha muri kice kirangira Paul avuga ngo abanyamahanga batakurikiye kwizera, batakurikiye gukiranuka, ngo bakubonye bakugezeho. Ngo naho Abisirayeli bakurikiye amategeko yo gukiranuka bakaba aribo batayashohoje. Nuvuga ngo bamwe bakurikiye gukiranuka ntibakugeraho, bamwe batakurikiye gukiranuka bari babayeho mu byaha, ngo n'Imana yagiriye ubuntu ibaha gukiranuka. Hanyuma bandi bari basanzwe bagaragara ko bakomeye mu byo gushaka Imana ndetse ari gukora imirimo myiza, bazi n'iby'Imana, birangira aribo badashyikiriye ugukiranuka kw'Imana. Ariko ngo impamvu ngo nuko bisa nk'uko Yesaya yabivuze, ngo dore ndashyira naho nk'uko byanditswe bivuga, ngo dore ndashyira ibuye muri Siyoni, ibuye risitaza, urutare rugusha, ngo ariko urwizera ntazakorwa n'isoni. Iki nicyo nagira ngo wenda mvuge gatoya. Ni ukuvuga ngo iki cyanditswe ukuntu Paul yakizanye kugira ngo agihuze n'ibintu yarimo avuga. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri muri plani y'Imana, Imana ngo izana Kristo mu isi, yamudizayininze cyangwa se yaje mu buryo abantu bari basanzwe bumva yuko begereye Imana nibaza guhura na Kristo araza kubahindukira ikigusha. Mubyumva? Araza kubahindukira an offense, a stumbling block. Nuvuga ngo hariho abantu basanzwe bibwira ko ari abana beza, basanzwe bibwira ko begereye Imana kurusha abandi, basanzwe bibwira ko aribo bakiranutse kurusha abandi muri community. Hanyuma ngo abona Kristo byanze kuze ntabwo bazamwakirana umutima unezerewe, oya, ahubwo kuri bo bazumva ko abagushije, bazumva yuko abahindukiye a rock of offense. Narimo ndeba hano muri Luka igice cya kabiri Pluto, igihe ababyeyi ba Yesu baza kumuzana i Yerusalemu kugira ngo bamuture Imana, hanyuma ngo abonana n'umusaza witwa Siyoni wari umaze igihe ngo ari mu rusengero. Hanyuma Siyoni amara kuvuga amagambo nyine ngo mwami none urasezera umugaragu wawe amahoro, kuko nk'uko wabivuze, kuko amaso yanjye abonye agakiza kawe. Ni muri Luka 2:28 ngo ariko witeguye mu maso y'abantu bose ko umucyo uvira amahanga no kuba ubwiza bw'ubwoko bwawe bw'Abisirayeli. Musera nyina batangazwa n'ayo magambo avuzwe kuri we. Siyoni abaha impundu, abwira nyina Mariya ati dore uyu ashyiriweho kugira ngo benshi mu Bisirayeli bagwe, benshi babyuke, abe n'ikimenyetso kigirwa impaka. Ngo ibyo abantu benshi batekereza mu mitima bizahishurwe, kandi nawe inkota izagucumita umutima. Ni ukuvuga ngo Siyoni wakibona Kristo atarumva na samoniye n'imwe. Ni ukuvuga ngo yari akiri akabebe nyine, agahinja ateruye mu ntoki. Arumva agahinja kamaze iminsi 8 bazanye mu rusengero. Aravuga ngo uyu mwana ufite uyu mwanya, ngo ikimuzanye ngo ni ukugira ngo agushe bamwe ahagarika abandi. Urabyumva? Kandi nawe yarabyivugira avuga ngo naje kugira ngo abari impumyi bahumuke, hanyuma babwiraga ko babona bahume. Like that's the judgment of Christ. Aho niho guca imanza kwa Kristo guherereye. Ni ukuvuga ngo abari impumyi ni bande bagomba kubona? Ni abari buze kumubona bamukubita amaso bakamenya ko bo ari babi. Ni ukuvuga ngo babona gukiranuka kw'Imana kuri muri Kristo, bakamenya ko bo ari abanyabyaha rw'imbi. Bakamenya yuko kuva igihe baberaho cyose nta cyiza na kimwe bigeze bakora, ndetse nta na kimwe babasha gukora. Bakabona yuko urugero rwo gukiranuka kw'Imana isaba bo kuri bo rudashoboka. Bakavuga nk'ababigishwa ba Yesu ngo ko twumva se nimba ari uko ubu uzakizwa ninde. Nivuga ngo bamaze kumva standard Kristo ashyize kuri wa musore wari umutunzi, baravuga ngo nimba ari uko bimeze se ubwo uzakizwa ninde. Nivuga ngo umuntu utaragera kuri iyo level Yesu yita ngo ni umukene w'umutima, urira, those who mourn, the poor in the spirit. Uwo nguwo utaragera kuri iyo level ntabwo basha gukizwa na Kristo. Niyo mpamvu kuri uwo nguwo wumva we ari umukire, niko byatorero ryo mu byashore bivuga ngo mwibwira yuko mwambaye, mwibwira yuko muri abakire, nyamara mutazi ko muri abatindi bo kubabarira. Wundi wibwira ko ari umukire, wundi wibwira ko ngenda umwana mwiza, nge nkora imirimo y'idini, nge nkora imirimo y'itorero, ngerageza kumvira uko bishoboka. Kuri uwo nguwo ngo Kristo ahinduka ikigusha. Kristo aramugusha kubera yuko Kristo amubwira yuko uri umunyabyaha, ndetse uri umurwayi, ndetse uzi ibisebe bitigeze gukandwa, umukeneye kugira ngo akuvure nk'umuganga, umukeneye kugira ngo akubere umuvuzi. Hanyuma umuntu bikamugusha umutima kubera ubwibone bwa muntu bwo mutima, umwereka yuko we ari mwiza, ukamwereka yuko iby'Imana imusaba we ashoboye kubikora. Hanyuma noneho akaza guhinduka uhagarika abandi.
ni ukuvuga ngo ahinduka rock of offense kuri bamwe, ariko agahinduka ibuye rikomeza imfuruka ku bandi. Abandi rero ni abahe? Ni abamubona bo bakamenya ko ari babi, bakamenya ko ari abanyabyaha, hanyuma bakikubita ku birenge bye ngo bakize. Bavandimwe, ikintu kirakomeye cyane, ni ukuvuga ngo bamwe bakurikiye gukiranuka mu mategeko bibwiraga yuko bashoboye. Kristo kuri bo abahindukira ikigusha, abahindukira judgment. Hanyuma abandi bo bamaze kumenya ko ari abanyabyaha, bamaze kumenya yuko nta cyiza kibarimo, Kristo kuri bo abahindukira agakiza, kandi akabahindukira umucyo, akabahindukira umuvuzi, nk'uko yabwiye ba bantu ngo umuvuzi ntazanwa n'abazima ahubwo azanwa n'abarwayi. So nibyo ngibyo nagira ngo na pointingeho kuri iki kintu Paul yasorejeho. Murakoze.